uyu munsi ni ukuvuga ngo sino kuvuga ngo hari impungenge, umuntu yavuga ko hari impungenge u Rwanda rugaragaza yuko n'ibikorwa biri kuba ku rundi ruhande biramutse birigizeho ingaruka rutagira icyo rukora cyangwa se nta n'ubushobozi bufite bwo kugira icyo rukora. Niyo mpamvu ngiye ntavuga ngo ni impungenge, ahubwo ni ugusobanurira noneho ku mugaragaro ku buryo bwumvikana. Ejo nihagera n'igikorwa, ejo nihagera n'ikiba, hatazagira uzavuga ngo ntibari bamubwiye, guverinoma y'u Rwanda ntiyari yavuze. Niba u Rwanda rugaragaza yuko mu bihe bitandukanye indege za Kongo zagiye zambuka umupaka w'u Rwanda, byarabaye ku mugaragaro, u Rwanda rugakoresha mekanisme cyangwa se uburyo bwakizweho bwo gutangaza mwene ibyo bibazo, bwo kumenyesha mwene ibyo bibazo biba byabaye, navuga byambuka umupaka cyangwa ndengamupaka. Indege ikaza rimwe, kabiri, gatatu. Ibyo ngibyo byarabaye, ntawe kwirirwa bigarukaho. Icyo gihe nta n'ikintu u Rwanda rwavuze nk'uko rwavuze muri iri tangazo. Abahubwo abanyekongo nibo bahindukiye bakavuga bati nko ku nshuro ya kabiri cyangwa gatatu ntago indege zacu zigeze zirenga umupaka, barabeshya, tuzanabitangira ibimenyetso. Ntabyo bigeze batanga. Bikaza bishimangira ibyo u Rwanda rwaravuze ko indege yari yambutse ikagera mu Rwanda. Haje gukurikiraho, navuga ko byagiye ku rundi rwego, aho Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye ku Karubanda mu itangazamakuru mpuzamahanga ati twaguze drone, bati drone se zisanzwe atohoye, ati drone zirasa zingahe? 3. Mwaziguze he? Mu Bushinwa. Ziri hehe? Ku mupaka w'u Rwanda. Ati ziri hano hafi rwose kandi ziteguye kurasa. Aranabishimangira ati ntago dukeneye noneho no kurasa, twongeye kwambuka umupaka w'u Rwanda, tuzarasira Igoma, turasi Kigali cyangwa n'ahandi hose. Bo ngira ngo izo drone zatanye no gukoreshwa mu ntambara, ibyo nahoze mvuga nti intambara yakajije umurego muri no minsi, aho ingabo za East Africa zahaviriye. Twumvise ko izo drone zakoreshejwe zirasa ibirindiro bitandukanye by'abahanganye. Bivuze ngo rero uyu munsi niba u Rwanda rwiyemeje no kuvuga ati noneho kubirebana no kurwana mu kirere, rufite ibyo rushingiraho. Rurashingira ku ndege rimwe, kabiri, gatatu, kane zarenze umupaka w'u Rwanda. Rurashingira kuri ibyo ngibyo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje ku mugaragaro, akavuga yuko afite izo drone zaje kandi icyo zije gukora ari ukurasa, zikaba zirimo zirasa mu mirwano ibera mu gihugu cye. Ariko wibuke ko nigeze no kubikomozaho nti yaba ari kandida, yaba ari perezida, ijambo rivuzwe na perezida w'igihugu icyo ari cyo cyose, perezida na institution ntabwo ugomba kurifata nk'imikino. Niba avuga ngo ngiye mfite drone nshobora kurasira noneho Igoma, nkarasa Rubavu cyangwa se Muhanga cyangwa se i Kigali, ntabwo ugomba kwifata nk'imikino. Niba rero bivuze gutyo, rimwe na rimwe hari igihe u Rwanda ruvuga ruti twabisubiza mu buryo ubu n'ubu. Uyu munsi nibwo buryo u Rwanda rwasubije, rwahisemo kubivuga ruti okay, drone zirahari, mwarabivuze, twarazibonye, twaranazumvise zirasa, mwaravuze ko zirasa Kigali. Indege zo twarazibonye, hari niyo nizarashweho kugira ngo zitongera kurenga umupaka. Kuva zanaraswa ibyo byaragabanyutse. Noneho mumenye ko n'ahandi n'ubundi Rwanda narwo rukunda kuvuga ngo ruzafata cyangwa se rufata ingamba zo kurinda umutekano. Noneho si umutekano gusa ku butaka urinzwe, si umutekano gusa w'abaturage urinzwe, urindiwe ku butaka, urindiwe mu mazi, urindiwe no mu kirere. Ibyo ngibyo bigasobanuka. Noneho ariko bakabanza gushingira kuri za mpamvu nahereyeho. Twari muri processes, twari mu nzira yo gukemura iki kibazo mu nzira y'amahoro. Guverinoma ya Kongo, u Rwanda rwamye rubivuga ko nubwo ishyiraho umukono ari ibyanyura rureshwa, kuko yamaraga gushyiraho umukono, niba ari Nairobi na Rwanda yagera Kinshasa ikavuga ibindi. None ubu babishyize mu bikorwa. Ibyo twavuga u Rwanda ruvuga ruti abanyekongo bashyize imbere intambara, ubu ngubu niyo barimo kuva aho birukaniye umutwe wa East Africa, nibyo bashyize imbere. Noneho mwarashyize imbere intambara, mukagira ibyo mwigamba, bikagira uburyo bijya mu bikorwa, n'u Rwanda rugomba kuvuga narwo aho ruhagaze. Rimwe na rimwe si ngombwa kubivuga buri munsi cyangwa se kubisakuza ahantu hariho hose, ariko ntekereza ko n'abanyarwanda ubwabo, abaturage b'u Rwanda bakwiye guhumurizwa, bakamenya ko ku birebana no kurinda umutekano w'u Rwanda, u Rwanda rufite uko ruhagaze, rufite uko rwitwara, ejo rutahutungurwa. Ngarutse kuri icyo kibazo cya kabera ruvuze cy'Abanyamerika. Yego. Ndumva harimo hari ibintu bibiri byagaragaye. Hari gahunda yari hari yo guhuza u Rwanda na
guverinoma ya Kongo na Kongo yatangiwe n'inzego nkuru z'ubutasi. Iyo gahunda iganirwaho iratangiye gushyirwa no mu bikorwa. Noneho uyu munsi haje indi mvugo. Ese ni ukwirengagiza ibimenyetso bihari u Rwanda narwo ruba rwagaragaje, kuko u Rwanda rurasobanura, rurandika kuri ibyo kubihungabanya umutekano wabo. Niba atari ukwirengagiza, ni ukwivuguruza. Niba uvuze uti ngiye nk'umuhuza dushyizeho abantu mu nzego nkuru z'ubutasi, mugende muhure na guverinoma ya Kongo, muhure na guverinoma y'u Rwanda, barahuye, byaratangajwe, hari n'inama batanze, ese mwagabanyije ingabo ku mupaka, na nyuma yaho hagiye haba ibindi bitandukanye. Uyu munsi noneho ukazana indi mvugo ihabanye n'ibyo bikorwa byakorwaga. Aho ngaho n'u Rwanda rwibaza, ni ukwirengagiza, ni ukwivuguruza, ndetse unibuke yuko u Rwanda rwavuze ko ruzabaza guverinoma ya Amerika kugira ngo isobanure neza iyo myitwarire. Ese muhagaze? Nicyo nangiye kubaza. Mu mwaka wa 2002 Amerika yashyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba FDLR, nyuma yuko hari abanyamerika babiri biciwe mu ishyamba rya Bwende rihuza Kongo na Uganda. Ariko mu matangazo yo muri imyaka ya vuba, Kongo nako Amerika yo yandika ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR ivuga ko ari umutwe witwaje intwaro, ibyo bita negative forces. Urumva muri iyo myaka yose rimwe rasa nk'ihindura imvugo. Nshingiye ku byo uvuze, ngashingira no kuri uko guhindura imvugo ku buryo ifata FDLR, ngashingira no ku bimenyetso Amerika y'ubwayo ifite ko FDLR none uyu munsi utakiri umutwe kwawo, ahubwo wayentegire mu ngabo za Kongo. Ibyo ntabwo byatera impungenge noneho ko Amerika zasure ebyiri tubona ku bihugu by'ibihangange, ku bihugu byacu bya Afurika noneho birimo kujya ku mugaragaro. Ni ukuvuga ngo impungenge zigomba kuba, ari nayo mpamvu itangazo nk'iri risohoka, ndetse no mu itangazo bwaryo hakaba bavuga bati guverinoma y'u Rwanda izasaba ibisobanuro. Kuko niba nk'uko bivuze muri 2002-2001 umutwe wahoze witwa RIRE wahindutse FDLR warashyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Iyi nyandiko ikandikwa irahari, n'ubwo utishatse hano mu madosiye twayibona. Si n'uwo mutwe wenyine, kuko ni inyandiko kubera imitwe myinshi hirya no hino ku isi. Ese ntibyari kuba byiza nanone uyu munsi iyo niba kutwumvise nyine twaje kumva izina ryarahindutse, kuko umutwe w'iterabwoba washyizweho igihe runaka, izina rikandikwa, ni nabo baranabisobanura neza muri iyo nyandiko bati yararire ihinduka FDLR bigenda gutya, dore impamvu izi nizi bisha abantu, harimo n'abanyamerika babiri tubashyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Mu kandi kanya ukajya kumva basigaye babita umutwe usanzwe witwaza intwaro. Umutwe usanzwe nyine ni ukuvuga ngo unasanzwe ufite icyo uhoranira. Nicyo bishatse kuvuga. Uyu munsi niba umutwe wari w'iterabwoba, kuko umutwe w'iterabwoba niyo wagira icyo uharanira cyumvikana, ariko kuva bakwise umutwe w'iterabwoba biba bigoye, n'icyo uharanira cyumvikana ntibishobora kugerwaho, kuko uzarebe nta guverinoma izemera kuvuga ngo iraganira n'umutwe w'iterabwoba. Ariko umutwe usanzwe witwaje intwaro bushobora kuganirwaho. Ese ikibazo ni iki ngiki, wenda aha n'umuntu yanakwibaza, ubwo wenda na guverinoma y'u Rwanda izabaza ibindi byinshi, ko mujya kushyira ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba hakozwe inyandiko. Uyu munsi hagaragazwa inyandiko yindi yaje isimbura iyo ngiyo, yayivanyeho iyuvanaho, ngo nibura nabyo bimenyekane, kuko niba nta nyandiko ihari, ejo bazawita umutwe usanzwe witwaje intwaro. Nibona hari akantu kabaye igitutu cyangwa iki, bongera wite umutwe w'iterabwoba. Kubera iki? Bazavuga ati ariko ni umutwe w'iterabwoba, yanyandiko twebwe twanditse ntabwo yavuyeho. Niba rero uyu munsi ushobora kwita uw'iterabwoba, ejo ukawita umutwe usanzwe, ni no gucanganyikisha n'abari mu gushaka igisubizo cy'icyo kibazo n'abaturage muri rusange.